tugiye kubagezaho umuvugo witwa ko aduteye irungu. Wow, ngo mugiye kutugezaho umuvugo witwa ko aduteye irungu. Komana ngaho. Amahoro y'Imana nabane nawe. Njye amahoro ntayo, umutima urasimbuka ubutitsa, nategereje kumbyumvisha ariko nukuri byanze. Amarira yanyanzirwa agahinda kambanye kenshi, induru ndasifuza buri kanya, nategereje kumbyumvisha ariko nukuri byanze. Amanwa ntabwo yagiraga iwacu bwa mbere, Jean d'Arc yabanje kutubeshya ko biganye. Nakomeje kumata ibibazo, angeraho ambwira ngo bakora akazi kamwe. Uwo Jean d'Arc yategaga umunweri, umutima usuragunjya, nkabura amahoro, nkabura umutima wo kunsubiza mu nzu, ntegereje ko mukuru wanjye Jeanne yinjira mu nzu. Ubwo nabonaga mukuru wanjye Jeanne yinjiye mu nzu, nariruhutsaga, ntawe ushimwe iteka. Ubwo mukuru wanjye ahindukiye, ayiwe ibinyoberaga bikancanga, uyu munsi birasohoye. Jean d'Arc mukuru wacu, Gad mushiki wacu, uremeye mwanwerera kujyanye koko. Mbega irungu, mbega agahinda, mbega umubabaro. ubu se koko ntware azemerwa nande? Ko Mika yari amaze kumenya gusakuza, ninde uzajya umukira imigani yawe nimugoroba? None se Emmanuel, nta kuntu waba umudutije icyumweru kimwe? Nawe byibuka ubwo wazaga kumureba, ntiwasangaga ariko twigisha gukina saye, yatwigishaga gukina agatambaro k'umwana karihe, agatwigisha kubyina no gukaraga imirishyo. None ko kuramujyanye, mbega irungu. Nese Emmanuel, ubwo wazaga ntiwasangaga dadi na mami bibebeje ngo barebye Jean d'Arc yatetse, maze natwe barumana n'abasaza be twicara hafi ye ngatwigisha guteka bimwe bya kinyarwanda. Wasangaga iwacu isuka ariyo soko y'ubuzima kubera Jean d'Arc. Ubwo wageraga ku rembo ugasanga hasa nabi, wamenyaga ko umukuru wacu yasuhutse. Maze nuko wasanga indabo zuhiwe, urungano rukaza rwiruka ruje gusangana umumararo, nk'uko twahitaga rumenya ko umukobwa wacu yageze mu rugo. None ko kuramujyanye, ikinshimishije kinambabaje, ntabwo yari kambwiye ukuntu imikubuzi igura, sinanze bayigurira, waratesheje n'ukuri. Ariko sinzi kunyongorera irungu cyangwa agasaga gahera tubereke, kuko uyu munsi Jean d'Arc yaje guhabwa igihembo cy'umukobwa witwaye neza kurusha abari bose bakobwa Emmanuel yaba yabonye. Na ewe reba ukuntu twamanjiriwe amagambo yakamwe, mbese nako yemwe irungu cyangwa se agahinda tubereke ngose batuje, kuko uyu munsi ari wa Jean d'Arc. Bisubiremo, aho kumanjirwa muze twifatanye twishime iki gikombe cy'umurango wacu witwaye neza. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Sinaje ngo ndabasanze, tuzasubire ko mu museso umusidasigana. Isimbi Priska Shaina, Isimbi Wanshimimana Faustin, murakoze. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane ku mwana wacu. Umwana atarava aha, nanjye iyi foto ndayishaka. Uyu musizi natwaye ifoto ye, bwo naba njyanye iki? Nta kintu naba njyanye. Nyihera ifoto y'uyu musizi, aranyemeje. Hanyuma guferesta no gushimira abana ntago bibujijwe. Uyu mwana umuntu ufite icyo kumushimira rwose azamushyire mu ntoki, uyu mukenyero mbone wuzuye. Urakoze cyane.